Yesu ashimwe cyane. Ni Pastor Eric muri kumwe, ushobora kunyishatse wanyita Coach Nasi. Muri video y'uyu munsi ndifuza kukubwira hari ubutumwa Imana yampaye kujyanye na business. Hari igihe yari maze kumbwira ariko specifically kuri business, hari icyo yampaye, hari ubutumwa yampaye nifuza kubabwira. Noneho ndababwira kuri business muri rusange, ariko cyane nze kubabwira no kuri forex trading. Ndababwira forex trading cyari cyo ugikora, amahirwe arimo, uburyo ushobora kuyiga n'imbogamizi zikunze kuba zirimo, kugira ngo wenda uzayitangire ufite uzi aho uri kugana. So ndagira ngo uze gukurikira iyi video witonze, kugira ngo uvanemo iyi message y'Imana ishatse kutubwira. Ubwo ntujye kure naho mu kanya. Nkuko nari mbivuze, ndumva nifuza gutangira gusenga. Nifuza gutangira mbanje gusenga mbere yuko mvuga ucyo Imana yambwiye kuri bijyanye na business. Mwami Yesu, ndagusabye ngubane natwe uyu mwanya, ukubere uw'icyubahiro kandi ufungure umutima wa buri wese. Ubutumwa hari wabugeneye, ndagusabye ngo bimugereho, Mwuka Wera amwumvishe, amufashe gufata umwanzuro mwiza bw'icyubahiro cyawe kandi kubw'ubuzima bwe. Utugirire neza, ubane natwe, tujye mu izina rya Yesu, amen. Iminsi ishize narose inzozi. Imana ikunze ivuga mu marenga ku buryo akenshi udasanzwe usobanukiwe ibimenyetso bimwe na bimwe by'inzozi cyangwa se marenga, akenshi birakugora gusobanukirwa. Ushobora gusanga umuntu uzi gusobanura iby'inzozi, cyangwa ugasaba Imana ikagusobanurira. So kubera ko nari maze iminsi ndi kurota inzozi nkumva sindi kuzumva neza, cyangwa se nkagereranya, ejo bundi we narose inzozi numva nkeneye ko Imana yo ubwayo insobanurira icyo yashatse kumbwira, kuko byari ingenzi cyane ko nkimenya. So nuko mu byo yansobanuriye, hari inzozi yampaye specifically kuri business. Nanjye ubwanjye zarantunguye. Kubera iki zantunguye? Ni imbaraga yanyeretse ko ishira muri business, cyangwa se ku ishaka ko abantu, mbese reka mbivuge uko byari bimeze. Narose ngo ndi mu ishuri, aho nabonaga umwarimu ari kwigisha abanyeshuri. Noneho arambwira, ampa umwanya, arambwira ati gira icyo ubabwira. Ntangiye kubabwira, ndababwira nti buri munyeshuri wese cyangwa se buri muntu wese ufite degree, ndagira ngo atangire akore business, atangire ka business ku ruhande. Ndababwira nti nubwo waba ufite mu mutwe kuzashaka akazi, kuzakora imirimo y'abandi, uzayikore ufite business ku ruhande. Ibi nta gishya kirimo, kuko nibyo nsanzwe mvuga, nsanzwe mbyigishaho. Ariko impinduka zabaye bitewe n'izo, ikintu cyantunguye nuko ngiye mbivuga nuko nabifite muri experience. Ubuzima hano hanze bugenda bugorana, abantu ubona bakeneye imirimo ni benshi ugereranyije n'abantu n'akazi gahari. Donc akazi gahari ni gake cyane, kandi abagakeneye ari benshi cyane. Ibyo ni ibintu umuntu wese yabonesha amaso akabona ingaruka zo kubura kw'imirimo. Kandi unabona abanyeshuri bagenda basoza amashuri ni benshi, kandi nta kazi gahari. Kandi abenshi basoza amashuri batekereza ko bazabeshwaho n'akazi gahuye n'ibyo bize. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe, ni ibintu usoma mu bitabo. Ingaruka zitari nziza ziterwa n'uko umuntu yiga yibwira ko ibyo ari kwiga byo bizamuhesha imibereho, ari hazavana akazi kamutunga. So kuri jye numvaga mbyigisha nyine, kumba numva bifite ku mutima, yego n'umuhamagaro. Ariko bwari ubwa mbere Imana imbwiye directement kuri business. So ikintu cyambayeho muri izo nzozi ni iki ngiki. Natangiye kubabwira ayo magambo, mbabwira nti umuntu wese ufite degree, yandi magambo umuntu wese wiringiye ko azabeshwaho niyo degree ye, cyangwa se umuntu wese uri kwiga yibwira ngo azabona akazi, ndababwira nti buri wese atangire business. Buri wese atangire business. Nubwo waba ukunze gukora akazi cyane, utangire business. Nuko ntangiye kubabwira ibyo ngibyo, mbona bose bahise barangara. Ndababwira nti mumbabarire, mumpe iminota 2 yonyine. Iminota 2, actually apari iminota 2, amasegonda 2 yonyine. Nshaka kubabwira nti buri muntu wese uri kwiga, uteze amakiriro mu mashuri yize, cyangwa se uteze amakiriro mu kazi, akore business.
Natangira kubabwira gutyo nkabona umwarimu uri kubigisha ahise barangaza, ahise akora akantu gatuma barangara, nkabona bari kurangara. Ngira agahinda kenshi, nahise nsohoka aho ngaho, nsohoka mfite agahinda kenshi, mfite amarira menshi, mbabajwe nuko abantu ndi kubwira gutangira business ntibabyitayeho, ntabwo babyitayeho. Mbyutse numvise natangajwe cyane no kubona Imana ishize imbaraga, ifite umutima kuri message imeze gutyo. Donc iri kubwira abantu ngo message ni iyi ngiyi, mwe kwiringira imirimo, mwe kwiringira ngo muziga mubone imirimo. Ni ikintu giteye ubwoba kuko abenshi ntabwo babizi, abenshi baracyasinziriye bibwira ko bazabeshwaho n'ibyo bize, bazabeshwaho n'ubuzi bahawe n'abandi bantu. Iyo message nubwo nanisanzwe mbyigisha, ariko Imana bivuzeho numva birankanze, numva birushijeho kugira imbaraga, numva mbese irambwiye ngo genda ubivuge ubishizemo imbaraga, uzumva azumva abyubahirize. Rero message niyo ngiyo. Ushobora kuba wicaye muri biro uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi ushobora gusimbura ukisanga nta kintu ufite, ugiye gutangira na business ku ruhande. Ushobora kuba uri kwiga, ugiye kurangiza kaminuza, wibwira ko uzahita uhita ubona akazi. Abantu bakeneye poste wifuza ni benshi cyane. Urakubitwa n'igashomeri, kubita umwaka, imyaka 2, imyaka 3, birangira ugiye gukora akazi gasuzuguritse, bo wibyaho gasuzuguritse, kandi wari ko waratangiye business ugatangira buhoro buhoro, ibintu bimenya buhoro buhoro. So ubwo butuma nubwo ngubwo, impamvu mbivuze nuko nizera ko muri mission Imana yampaye, mu Imana yampamagariye gukora, harimo kubwira abantu guteganyiriza hazaza, guteganyiriza iminsi iri imbere, iminsi y'ahazaza. No kubabwira ngo witegure, kuko iminsi iri imbere ibintu biraba bikomeye. AI, artificial intelligence, uko nakomeje kubivuga, iratwara akazi kuri benshi. Ubushomeri buzaba bwinshi, abantu batekereza ko bazabeshwaho n'imirimo bizabagora cyane. Message ni iyo ngiyo, iri so simple, ariko iza ubyubahirije, witonze ukabyubahiriza, ugatangira ukitegura mu gihe kiri imbere. Ushobora kuzakira ibibazo by'ubushomeri, ibibazo by'inzara bishobora kuzabaho bitewe n'uko abantu bashomereye, babuze ikibatunga. Tangira utekereze business wakora, promoting forex, ariko business wakora yari yose wiyuhisemo, icyo wumva uhamagariwemo gukora, icyo wumva umutima uri kuguhamagarira kujyamo, aba ari cyo ujyamo, singomba kujya muri forex. Utangire business, utangire ikintu ukora, sino ibintu bizakubera bibi. Nukomeza kuryoherwa, ushobora kuba ufite akazi, iyo ni imyaka 7 y'uburumbuke, ufite akazi kagutunze uyu munsi bimeze neza. Niko byabaye mu gihe cya Yosefu, yarababwiye ati mugiye kumara imyaka 7 musarura bimeze neza. Iyo myaka 7 izakurikirwa n'indi myaka 7 y'ubukene bukabije, inzara ikabije. Muri imyaka 7 rero muzigame ibizabatunga muri iyo myaka 7 iyo inzara ikomeye. Nawe ndagira ngo uricyari mu buzima bwiza uyu munsi, uracyafite akazi, profita, tangira. Ugifite icyo ugifite kubaho, utangira ugerageze, kuko business uyikora utangira uhomba, kandi Imana ntabwo ikurinda ibyo bihombo ngo nuko nubwo rero ikuyoboyemo ntibivuze ko iri bukurinde ibihombo, kuko business najyo nirindi shuri, n'ahantu wiga ko iri guhomba nabwo uba uri kwiga. Rero ntabwo iyanga ko wiga ayo masomo, irakwemerera ko uhomba kugira ngo wige. Rero ukiye gutangira hakiri kare, mu gihe ukibayeho, ugifite ubuzima, ufite imibereho, fata umwanya utangire business, wige, urebe ibikunda n'ibidakunda, utangire business, ugire icyo ukora kugira ngo igihe nikigera atazagutungura akakwirukana mu kazi udafite ikintu kiri bugutunge. So ubwo iyo ni business in general. Reka none mvuye kuri forex ni iki? Forex ni ubucuruzi bw'amafaranga, amafaranga amanyamahanga. Ushobora gucuruza amadolari ku amayero ku mayapani, ni nka bya bindi nyene mubona mu mujyi ahangaha ibyo bita forex bureau, aho ujyana amafaranga runaka bakaguha ayo wowe ushaka. Ni ubucuruzi bw'ubuvunjayi. Bariya babikora baba bari kuvunja, baba bari gukora business ya forex. So forex, iyo dukora bya forex trading online, tubikora kuri internet, aho bidasaba ngo dufungure biro ariyo yose, ahubwo tubikorera kuri internet. Ntabwo ndi burambure cyane icyo ari cyo ngo bisobanure cyane muri no video, ariko ni imwe muri business iyo yikoze udafite discipline, udafite ubushobozi bwo kwitegeka ngo utegeka amaranga mutima yawe, nta ushobora guhomba amafaranga menshi. Ariko iyo bikoze wubahirije amahame yabyo, ni business izakubera nziza. Amahirwe aba muri forex rero nayahe? Amahirwe aba muri forex na yangaya. Ushobora gucuruza amafaranga yawe bwite, igishoro cyawe,
ibihumbi 2 by'idolari, ibihumbi 10 by'idolari uyafite wayacuruza. Ariko amahirwe akomeye arimo nuko niyo udafite igishoro, hari company zitanga ibishoro, ubereka ko uzi gucuruza, kugira ngo baguhe amafaranga yabo, igishoro cyabo, baguha ikizame, icyo kizame urakigura, bakugura amadolari account y'ibihumbi ibihumbi 10, ukayigura nk'amadolari 100, wayitsindira bakayiguha ukayicuruza, ukajya mugabana inyungu. Hari company ziguha inyungu ya 80% bo bagatwara 20%. So ni company zibikora mu buryo bwiza, ariko zazimwe amategeko akomeye ku buryo bisaba ko ubuzi neza ibintu uri gukora, ubizi neza, ubikora kinyamwuga. Rero kugira ngo ubikore kinyamwuga, ubikore neza kinyamwuga, bisaba ko nyine ukora ibintu wigishijwe, wize. Bivuze ngo ushobora kubyiga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ushobora kubyigisha kuri YouTube, uhura n'amavideo kuri YouTube ukabyigisha, icyo gihe ukabimenya nta mafaranga utanze. Bishobora kugufata, ni byiza kuko inyungu zirimo kwiga kuri YouTube nuko wabimenya nta mafaranga utanze, nta kiguzi utanze. Ibibazo birimo nuko kubimenya bizakugora, bizafata igihe kirekire. Ibyo wakamenye mu kwezi kumwe ushobora kubuta n'umwaka wose utarabimenya neza, kubera ko kuri YouTube haba hari information nyinshi, haba amakuru menshi avangavanze, ntumenya aho uhera, ntumenya aho bigeze, ntumenya aho usoreza. Donc uruvangavange, ntumenye ibizima, ntumenye ibipfuye. Uruvangavange ushobora gutuma utinda mu kumenya uwo mwuga, kubera ko udafite umuntu ukuyobora. Uburyo bwa kabiri ushobora kubyigamo nuko ushaka ikigo kibyigisha, nka House Church College turabyigisha. Ukeneye kutugana ushaka kubyiga, twandika kuri nimero uri kubona kuri screen. Ariko ni n'ubundi buryo buba bwiza, ndavuga ibyiza byabwo, mvuge n'ibibi byabwo. Ibyiza byo kwiga bahuye n'umuntu kwigisha, ibyiza birimo nuko ubimenya mu gihe gitoya, kandi ufite guidance, ufite umuntu ukuyobora, ukwereka ngo bikore gutya, akareba aho ugeze, akagenda kuguidinga. Birakorohera kubimenya mu gihe gitoya, kandi bikazanakurinda igihe uri umuntu wumva ukagirwa inama, bikurinda kuba wazahomba amafaranga menshi cyane. Nibyo byiza birimo, ni guidance ituma ushobora kubimenya mu gihe gitoya, kandi ukazabasha kuba profitable mu gihe gitoya. Ibibazo byo kubona amashuri nyine abyigisha nabyo birimo niki, nuko bigusaba amafaranga. Gusa amafaranga twebwe giyewe muri House Church College ngo nkwigishe ku giti cyawe na $500. Urumva ntabwo ari makeya. Iyo wize ukoresheje kuri website uri kubona kuri ekara yawe, mfite website iriho amasomo yanjye banashizeho ko n'amafaranga makeya n'ibihumbi 100. So imbogamizi zikunze kubaho ku bantu babyigisha nuko harimo abascammers benshi, harimo abatubuzi benshi. Hari uvuga ngo arabyigisha kandi mu by'ukuri ari umutubuzi, atabyazi cyangwa se atanabikora, akabikwigisha atabikora. So iyo uhuye n'umuntu nk'uyo nanone atuma uhomba amafaranga, kandi agatuma wahomye amafaranga nta n'ubumenyi aguhaye. Nizo mbogamizi zikunze kubamo, watanze amafaranga kandi ntubone ubumenyi buhagije. Bivuze ngo byagusaba ngo witonde, urebe mu bantu babyigisha hano mu Rwanda, urebe none uhitemo, urebe muzima uwari we abari we ukubera mwarimu. Ibyiza bya forex ni byinshi. Ntabwo ni business bidasaba ngo ujye gushaka abakiriya, ntawe muzahanganira abakiriya, nta bakiriya ujya gushaka, ni internet. Icyo usabwa ni smartphone yawe, laptop yawe, ufite igishoro cyawe, cyangwa se ukoresha igishoro cy'amakampani bita ama prop farm, ubundi ukicara. Ntabwo bisaba office, wabikorera aho uri hose, ufa kuba ufite internet. Ni ibintu bisaba amafaranga make kugira ngo ubyinjiremo, donc byoroshye gutyo. Ni ibintu ushobora gukorera ahantu hariho hose, ushobora kubikorera mu gihugu cyawe, ushobora gukora wagiye mu kindi gihugu, uri muri voyage, rwose ahantu hose wabikora. Biroroshye kubyinjiramo, kandi byakorohera kubikora igihe ufite discipline. Ikigorana cyane ni kugira discipline, kugira ubushobozi bwo kwitegeka ngo wubahirize amategeko agenga forex trading. Iyo umaze kugera kuri urwo rwego rwa discipline, ni business nziza cyane. Ariko nanone hari abantu bayizamo bagahomba cyane. Umuntu udashobora kwitegeka, umuntu udashobora guhangana n'ibihombo, cyangwa se umuntu udashaka gushiramo umwete ngo yige, yihangane, bizamuvune, yihangana umwaka nta kintu gifatika aravanamo, uwo muntu ntacyo bimumarira. Niba uzi ko uri umuntu ucika intege vuba, ukaba uri umuntu udashaka ibintu bikuvuna, nakugira inama yo kutabizamo, kuko kiretse ubyigishije n'ahandi wahoma amafaranga yawe, ugasanga watanze amafaranga kandi ntacyo bikumariye. Ariko uri umuntu uzi ko utajya ucika intege, ushobora gukomeza wiga n'igihe ubona utarabona umusaruro,
ni ikintu ni business nziza ku buryo nakubwira nti nyuma y'imyaka 2 uri kubyiga uri kubikora, nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 2, nyuma y'imyaka 3, bitewe n'uri we uzabona umusaruro ushimishije cyane. Undi muntu navuze ni umuntu utagira discipline, n'umuntu utabasha kwitegeka ngo yubahirize amahame agenga forex. Umuntu ufite inyota cyane y'amafaranga ku buryo yisanga ari gukina urusimbi. Byashoboka ko ukina urusimbi muri forex kandi forex ubwo atari urusimbi. Iyo uje gukina urusimbi uhoma amafaranga menshi cyane. Igihe wumva ko utashobora kwifata, ufite umwuka wo gukina urusimbi, nuza muri forex uzahoma amafaranga menshi. Nayo hundi uretse ibyo ngibyo, forex ni business nziza rwose, naguhamagarira kwiga. Ushake mu Rwanda ababyigisha, ni kwa kugira uwo mvuga kubera ko ntazi imikorere yabo, ushobora kukohereza ku muntu akaba yagutuburira, ariko nakugira inama yo kubyiga. Waba udafite ubushobozi bwo kwishura amashuri ngo ubyige, jya kuri YouTube wishakire information, ushaka amakuru, ugenda ubyiga, nubwo byaza gufata igihe kirekire, ariko byibuze ubyige. Utize forex, udakoze forex wakora indi business. Message ni imwe, nuko ukora business. Hitamo iyo wowe ushaka gutangira uzayikore, kugira ngo Imana izakoresha iyo business watangiye igutabarana n'umuryango wawe. Sino abenshi muzatakaza imirimo, ushobora kuba umeze neza uyu munsi, ejo utazi ukuntu bizagenda, muzatakaza imirimo kandi mwari mwiringiye ko imirimo yanyu ari iz'abatunga. Kandi nibitagenda gutyo, utaramenyereye guhasoringa, utaramenyereye gushabika, utaramenyereye kwirwanaho, utaramenyereye kwishakishiriza igutunga, bizakugora cyane. Ndi kuvuga ibyo nzi, nabaye umukozi igihe kirekire, nzi imyumvire y'abakozi, nzi n'imyumvire y'umuntu ukora business. Umuntu ukora business aba yaramenyereye kwirwanaho, ashakisha hirya no hino, yirwanaho. Umuntu ukora akazi k'umushahara aba yaramenyereye ko agomba gutungwa n'umuntu uri bumuha akazi. Ni imyumvire ishobora guteza ikibazo gikomeye cyane, kandi gateza ikibazo gikomeye n'umuryango wawe. Fata umwanzuro mwiza, ujye muri business. Ntumbere nk'abo bantu nabwiye mu nzozi nkababwira ngo mugende nkabona bose barirangarira ibere muri. Niba ufite amatwi yumva, ubyumve, utangire business ku ruhande. Imana ikumugisha kandi igufashe ibintu by'agaciro. Na video butaha. Ciao ciao.